ubwoko bw'abantu batandatu badashobora gukira na gato mu buzima. Ndabakubwira nanakubwira impamvu. Abo bantu batandatu, they never make money, never get paid. Mbese nta kazi bagira, nta mafaranga bakorera, ntibahembwa. Abo bantu ni bande? Here we go. The first type person who never gets rich are lazy people. Umuntu wa mbere udashobora gukira ni umunebwe. Igitangaje kuri aba bantu rero, ntimwakirana ukuramutse umubwiye ko ari umunebwe, yaguhitana, yakurakarira, kuko bo ubunebwe ntibabwibonaho. Baba babona bakora ndetse cyane kurusha abandi, ariko se bakora iki? Baratekereza gusa. Batekereza iki rero? They only think about possibilities, what ifs. They think about fear. Batekereza ku bishobora kubaho. Bagatekereza ngo yaba byagendaga gutya, biramutse bitabaye se, biramutse bidakunze se, ngibyo byibera mu mitwe yabo. Niyo mpamvu bavuga ngo lazy people are always busy. Abanebwe bahora bahuze. Gutekereza ku kintu gusa ntibituma gikorwa. And you don't get what you wish for, you get what you work for. Muri iyi si ntubona icyo wifuza, ahubwo ubona icyo waruhiye. Second type of people who never get rich are haters. Abanzi nibo bantu badashobora gukira na rimwe mu buzima. Abanzi bari mu bwoko bwinshi, bashobora kuba abanyeshyari, baba bagambanyi, baba abanyamagambo, babandi bababazwa no kubona gusa abandi batera imbere. Niba umeze gutya, don't ever waste your time chasing money. Wikwirirwa uti igihe wiruka inyuma y'amafaranga kuko ntayo uteze kubona. Impamvu abantu nk'aba batabona amafaranga ni ukubera iki? Amaso yabo abona ibibi gusa, bahangayikishwa n'ibibazo aho gushaka ibisubizo. But have you ever met a hater doing better than you? Me neither. Mbwira, waba warigeze na rimwe ubona umuntu ugusumbya iterambere, ukurusha amafaranga, ubayeho neza kukurusha, akugirira ishyari? Nope. Nanjye nuko ntawe ndabona. Bivuze iki rero? Iteka ugirirwa ishyari n'abari munsi yawe, kuko ahanini si wowe banga, ahubwo banga ko ufite ibyo bo bananiwe kugeraho. Niyo mpamvu umubare w'abanzi ufite uyu munsi ari uzakubwira urwego rw'iterambere ugezeho. Confused people also never get rich. Abantu byacanze, byayobeye, batazi iyo bava niyo bagana, badafite intego n'icyerekezo mu buzima, aba nabo ntaho bagera, ndakurahiye. Ba bantu badashobora kwifatira imyanzuro, bemera ibyo babwiwe byose nk'ukuri. Uyu ni wa muntu utangira business nyuma y'amezi 2 gusa akaba yivuyemo ngo ntibigenda. Confused man azajya kwaka inguzanyo yo gutangira business, abanza aguremo imodoka yo kwemeza abantu gusa. Uyu munsi uramusanga acuruza imyenda, ejo uzamusanga ari mu mbuto, ejo bundi umusange muri salon de coiffure. Nimwongera guhura ubundi akubwire ko byanzu yicaye mu rugo. Of course ndabyumva, business imwe ishobora kwanga ugahindura ukajya mu yindi, and that's okay, ntacyo bitwaye. Ariko se mbere yuko uyitangira wabanje kuyitekerezaho bihagije, cyangwa wiganya abandi gusa wabonaga yahiriye? None se kandi mbere yo kuyivamo byibuze wagerageje bingana iki? Umuntu uri confused ntashobora kurangiza icyo yatangiye, never. But here is the thing, confused people are not always stupid, because confusion is the first step for finding the solution. Abo byacanze bose ntabwo iteka bari ibigoryi cyangwa sinjije, no baby, kuko confusion hahandi ugera wumva bikuyobeye, nayo burya baresikariye uzamuka mbere yo kugera hari icyo ushaka. Ariko nyine ni wigumira muri iyo confusion, wibagirwa amafaranga. Abandi bantu badashobora gukira muri ubu buzima ari nabwo bwoko bwa kane are the victim minded people. Abantu bahora bashinja abandi imibereho mibi yabo, amateka cyangwa se imiryango ikennye bavukiyemo. Kuba uri impunzi, uri umupfakazi, imfubyi cyangwa se ufite ubumuga ntibivuze ko uzabaho ufashwe ubuzima bwawe bwose. Kwigirira impuhwe cyane nibyo bigufatisha imyanzuro itagira undi babaza uretse wowe gusa. Nutiga gukura ngo umenye ko kuri iyi si ntawe utera impuhwe, uzahora iteka utegeye amaboko abantu nabo badashobora kugira icyo baguhera ubuntu. Abandi rero badashobora gukira kuri uyu mubumbe.
People who are scared of a failure. Abantu batinya igihombo. A failure is an outcome, not a final product. Igihombo ni season, kigira igihe, ntabwo ari ikintu gihoraho, ntabwo ari stati, ntabwo ari ikintu kitanyeganyega, kitimuka, kitagenda, kitavaho kiri. Aba bantu bahora batewe ubwoba n'ibishobora kutagenda neza mu buzima, niba usanga badatinyuka kugira ikintu gishya batangira gukora. Umuntu nk'uyu byakugora kubona asezeye akazi ngo agiye gutangira business ye ku giti cye. Atekereza gushyira moto mu muhanda, ariko amaso yakabanza kubona yakoze impanuka mbere yo kubona yishyura y'abana amashuri. Bahora bavuga ngo it's too risky. Harimo riske kabisa. Se mama, ikintu ntigeze nkoraho na rimwe mu buzima nagishobora. Aho kwikururira ibibazo nabyihoreye, ubundi ndarwana n'iki? Ndaguha urugero. Jeff Bezos, uyu mugabo uri muri 5 ba mbere bakize ku isi, left a secure job he had. Yaretse akazi keza cyane yari afite, atangira business nshya yo gucuruza ibitabo twese tuzi nka Amazon. Kuri ubu isigaye inafite ibirenze ibitabo. Niba ujya wisanga iteka ushaka impamvu zituma udakora ikintu runaka kuko gusa utazi niba kizacamo cyangwa se kizaferinga, nawe gukira kwawe biri kure. The last people, ubundi bwoko bw'abantu ari nabwo bwa 6 tugiye gusorezaho, nabo badashobora gukira muri ubu buzima, are the people who don't continuously learn. Abantu batiyungura ubumenyi, bumva ko ibyo bize cyangwa se ibyo bazi bihagije. Uretse tombora gusa, naho ahandi hose gukira bizagusaba ubumenyi, bizagusaba ubwenge. Abantu benshi bajya ku ishuri bashaka just paper, iriya degree gusa izabafasha kubona akazi. Ubumenyi ntacyo buba bubabwiye. Niyo mpamvu bene nk'uyagera ku isoko guhangana bikanga, akaba arangije kaminuza muri first class mu cyiciro cya mbere, ariko utanamubwira ngo yiyandikire ibaruwa isaba akazi. Ngaho nawe mbwira, ubwo se wakira ute nshuti yanjye? Ushobora kuba uri umuhanga mu mwuga runaka, ariko nihazuza umwuga n'ururimi azagukura ku isoko. Niba uzi gukamera gusa, nihaza ufilima n'editinga, ntimuzahembwa kimwe. Ibintu wishyurira umukozi uyu munsi, ubaye wize kubyikorera, warokora amafaranga menshi yapfaga ubusa. Umubosi uwo ari we wese yakwifuza gukoresha umukozi ushoboye ikintu kirenze kimwe. If there is something that I have ever learned, is that I still have a lot to learn. Niba hari isomo namenye, nize ko ngifite byinshi.